Yesu ashimwe cyane. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndashimira Imana cyane yimazeyo kubw'aka kanya keza n'uyu munsi w'amateka mu buzima bwanjye mu murimo w'Imana. Ndashimira abashumba, ndashimira Apostle Jean batwigishije rikomeye cyane. Numvaga niryo nari kumva uyu munsi ngo ryari ryanjye. Ndashimira abashumba bose, Reverend n'abandi bashumba, ndaza kubisubiraho by'umwihariko. Imana ibamugisha cyane. Ndashimira itorero, Imana ibamugisha. Ndashimira n'inshuti yanjye twagaraganye hano wemeye guhagarara nanjye uyu munsi. Yarabirahiriye nkagira ngo ahari wenda ntabwo bizasohora, ariko nibuka hano badusezeranya yararahiye ati bamurahiza bavuga bati mu bibi n'ibyiza uzabyemera, ati nzabyemera. Ndashimira n'Imana ko ni muri ibi ngibi nabyo abyemeye, yongeye kunyereka koko indahiro yari ku mutima. Ndifuza gukoresha amagambo make nk'uko umushumba bivuze, nkagira amagambo make mvuga agendanye n'ibyo Reverend amaze kuvuga. Ndimo ntangira kubivuga, ndasaba abantu bafite ubutumwa bwanjye hanze nabwiye babunyigirize hano hafi kugira ngo mvuge ijambo nshaka kuvuga kuva ku mutima wanjye. Ibi ntabwo byemerewe gukorwaho n'abantu benshi. Abangaba murabibona ko ari aba volontaire cyangwa se abashinzwe kuturinda no kureba ko turimo ducunga neza, kubahiriza ingamba zo kwirinda kino cyorezo. Ubwo rero baba babyiteguye, baba bakoze ibishoboka byose kugira ngo ibintu byose bigende neza. Murakoze, Imana ibamugisha. Uyu munsi ni umunsi w'amateka utangiza chapitre nshyashya mu buzima bwanjye, umuhamagaro ndetse n'umurimo w'Imana. Urugendo umurimo w'Imana rutari rugufi, ariko nanone rutari rurerure cyane. Ntatangiriye ahangaha, ariko natorejwe ahangaha. Nageze hano muri iri torero mu mwaka w'2007. Urumva ko nibura imyaka irimo 14 cyangwa se irengamo ndi muri iri torero rya Healing Center. Muri iyi myaka 14 ndi muri iri torero, n'imyaka yarazwe n'ibintu byinshi, yarazwe n'amateka menshi mu buzima, yarazwe n'ibyiza byinshi mu buzima bwanjye, yarazwe n'ibyo umuntu nashobora kwicara hasi nkandika mu buryo burambuye kandi ifite ibifatika byo ushobora kwandika nkagaragaza. Nahaje ndi muto, utari muto cyane, imyaka nari imaze kuyigwiza, ariko mu gakiza hari ibyo nari ngikeneye kwiga, hari ibyo nari ngikeneye kumenya, hari ibyo nari ngikeneye gutozwamo. Mpaza mfite ishyaka n'urukundo rw'umurimo w'Imana byinshi yuzuye umutima wanjye. Nari mbizi kuva kera yuko Imana yifuza kuzakorana nanjye, ariko Imana yari itarashyiraho igihe, yari itarambwira ryari. Bivuze ngo iyo Imana ikubwiye ariko itaba nibe specific, hari ibyo yari igikeneye gukora nanjye, hari abo yari igikeneye gushyira munsi kugira ngo baze bantoze bihagije, baze be trained bihagije, mbe equipped bihagije, nzasohoke mu gihe gikwiriye cy'Imana yari yarateguye kuva kera. Nkimara kugera mu itorero ntabwo byamaze igihe kinini cyane, nahise ninjira mu nshingano zitandukanye. Abashumba banyinjiza mu nshingano zitandukanye, ninjira mu baririmbyi, naho nakoreye umurimo w'Imana kenshi cyane muri worship team. Nanashimira cyane uyu munsi yuko imyaka 14 irenga nabanye na worship team, nshobora guhagarara ishize amanga ndavuga ngo Imana yadukoresheje umurimo mwiza.
nakomereje nukomeza no gukora mu itsinda, korana n'itsinda ry'abasemuzi, ndasemura mu itorero, bakorera umurimo, mpawe amahirwe n'abashumba, ndetse mpatoreza abasemuzi n'abandi bari ku kigero cyari gikwiriye, barakomeza turazamuka tukaza kugira itsinda ryiza rishimishije gukora uwo murimo wo gusemura ijambo ry'Imana n'abakozi b'Imana. Nakomereje inshingano, nkora mu rubyiruko, ndaruyobora, nkora muri department zitandukanye. Ndabishimira Imana kubw'izo department y'abashumba bakinguye irembo bakanyinjizamo nkatorezwamo mu buryo butangaje. Nakoreye muri komite y'itorero, komite nkuru y'itorero, tugirana ibihe byiza cyane iyo myaka yose. Ndashimira Imana ko Imana yatugendanyije urugendo rwiza kandi rukwiriye. Hano Imana yahambereye umugisha mu buryo butangaje, ariko umuntu ushobora kuvunagura mu magambo make, kuko ibi ntabwo ari byo kurambura keretse wanditse naho umunsi twaba tuwufite wose burya hari ibyo utasobanura cyangwa utavuga byose ngo birangire keretse ubyanditse. Ariko hari igihe biba bisaba kugira ngo uce ibintu bicemo mu magambo makeya. Nababwiye ko naje ndi ingaragu, naje ndi umunyeshuri, ndaza mpageze nta kindi kintu nari mfite, icyo kora nari mfite Imana, nicyo kintu nzi nari mfite, n'ubwo ubutunzi nari mfite, nicyo kintu gifatika nari mfite. Mpageze muri uwo mwaka nibwo nasoje amashuri yanjye ya kaminuza, ndi muri iri torero. Imana nibwo yatangiye gukingura imiryango yose kumvira umugisha hano. Barasoreje amashuri, mpabonera akazi, nyuma y'igihe kinini cyane ndi umushomeri. Mbese imigisha y'Imana yagiye ishyira kuri iri torero myinshi yagiye ingeraho, kandi mu nako navuga ngo yose yagiye ingeraho kandi mu buryo bufatika. Abonera akazi, ashakira umudamu, Imana imuza n'uyu mwana w'umukobwa mwiza, biramushingira, tuba umugabo n'umugore bibereye hano muri iri torero. Imana ihatera kuhabyarira abana, imaze kuduha abana 2 b'abahungu beza. Ntabwo byarangiriye aho ngaho, inshingano zakomeje kugenda zizamuka. Abashumba uko bagenda babona bandebera muri distance, babona umuhamagaro w'Imana, bagenda bawubona buhoro buhoro, babona ko bikwiye gukomeza bafata ukuboko banigiriza hafi, bagenda banyisha mu nshingano. Bashyira mu nshingano, nyobora urubyiruko n'izindi nshingano zitandukanye, ariko by'umwihariko biza kugera babona yuko uwo muhamagaro ugomba kujya ku yindi level cyangwa ku rundi rwego, baza kunyimikira kuba umushumba muri iri torero. Naje kwimikwa kuba umushumba mu itorero mu buryo bw'umugaragaro cyangwa se ku mugaragaro. Nshimira Imana ko ni mu bantu batigeze biyitirira kuba abashumba cyangwa se izindi titire zose zo mu murimo w'Imana batarabiherewe uburenganzira n'Imana n'abakozi b'Imana. Naje kubigirwa ku mugaragaro n'abakozi b'Imana bandeze, bangujije, babona ko bikwiriye igihe kigeze kugira ngo banyimikire izo nshingano. Ibuka barimo batwimika hano, none ku munsi w'ubukwe pasiteri wadusezeranyaga, abashumba badusezeranya, pasiteri yaravuze ati nta nubwo ushingiwe gusa uyu munsi, ahubwo guhera uyu munsi ndabona umuhamagaro wo kuba umupasitori ku buzima bwawe. Ndaryibuka iryo jambo rigwa mu matwi yanjye, riherekeza ibyo nagendaga mbona kuva imyaka yose ya mbere, ngenda mbizirikana kenshi. Uwo munsi wo kwimikwa wari umunsi w'agatangaza ku buzima bwanjye cyangwa se bwacu na madamu. Bimwe mu bintu byashimishije n'uyu munsi bikongera kunshimisha birenze, nuko Apotre Gasabira yari wari uyoboye uwo muhango wo kwimika abashumba bose mu itorero. N'uyu munsi akaba ari nawe wigisha ijambo anahari mu itorero uyu munsi, abona yuko cya kintu yakoraga cya gihe, abo yimikiraga mu nshingano cya gihe, Imana irimo kugenda ibakoresha umurimo mu buryo butandukanye. Ndagushimira Apostle kuba uyu munsi wabaye hano. Ndashimira department zose nakoranye nazo, Imana ibahugisha, ntabwo ushaka kongera kubisubiramo, ariko nimunyemerere mvuge aya magambo makeya
mvuga ngo muri iyi myaka yose navuze mpagaze nk'umuhamya imbere y'ijuru n'abahamya benshi bari imbere yuko nta byaha naretswe muri iri torero nk'ibyaha by'ubusambanyi. Hari abantu benshi biyitirira inshingano, bahabwa inshingano bakazifata bakazikoreramo ibidakwiriye. Nta cyaha cy'ubusambanyi narezwe, nta cyaha cy'ubugambuzi n'ubujura narezwe n'itorero, nta cyaha cy'ubuhanuzi bw'ibinyoma naba narintroduced mu itorero, nta macakubiri naba narabibye mu itorero, nta doctrine idakwiriye cyangwa imyigishirize ihabye idakwiriye naba narinjije mu itorero n'ibindi. Nkaba mpagaze ishimira Imana yarakoze kundinda muri iyo myaka yose. Yakabaye ari ikizira n'ishyano uyu munsi abashumba bahagaze hano bampagarika kubera imyigishirize idahwitse, bampagarika kubera ubuyobe nazanye mu itorero n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ndashimira Imana uyu munsi yuko imbuto babibye ahubwo bahagaze babona umusaruro zirimo zitanga, bavuga bati noneho ibyo twakoze cyangwa se abo twatoje turabona hari urundi rwego Imana irimo kubajyanaho. Nganisha ku ijambo nyamukuru nk'uko umushumba yabivuze, iyo Mana yanyimikiye ahangaha ni nayo yongeye kuhatoranyiriza kugira ngo abareho nsengerwa ku mugaragaro inshinge izindi nshingano by'umwihariko zo kuyobora itorero cyangwa se zo gushinga itorero. Nkaba nyuma y'imyaka myinshi Imana ikomeza kuvugana nanjye, ngiye gutangira umurimo uvukiye muri Healing Center ubyawe n'abashumba ba Healing Center. Abantu bajya bagenda baciye mu tumori n'amadirishya. Ndashimira Imana yuko inyigisho twahawe, uburere twahawe, impanuro zose twahawe, uyu munsi itorero n'abashumba banjye bafite ububasha, bafite gushira amanga n'umunezero mwinshi wo kuvuga ngo ukwiriye gushyingirwa arashyingirwa, bakaba aribo bagiye kubikora. Ejo batumva ngo naramenye nca hirya no hino ndagenda. Umuhamagaro ku buzima bwanjye wabaye clear, urasobanutse, ndawuzi neza. Yereko Imana yampaye rirasobanutse, yewe n'umugambi w'Imana ku buzima bwanjye urasobanutse. Imana yabanye igihe nanjye kirekire cyo kubisobanura, ndumva bisobanutse kuri gihe. Nicyo gihe aho bigeze kugira ngo manuke amaboko mvuga ngo I surrender to the will of God. I totally surrender to the will of God. Ndumva nemeye manitse amaboko kugira ngo ubushake bw'Imana bukoreke ku buzima bwanjye. Ndashimira abashumba babanye nanjye iyo myaka yose. Ndashimira Bishop Kayomba utari kumwe natwe hano uyu munsi, wadushumbye, watureze, wadukozemo umurimo, uyu munsi tukaba turi abo turimo. Ndashimira yabaye umubyeyi kandi uzakomeza kwirata ko ari umubyeyi. Nta wundi mubyeyi umwuka umubyeyi akomeza ari umubyeyi. Mfite inshingano, mfite gushira amanga yo kuvuga ko azakomeza kuba umubyeyi wanjye, iri torero rikazakomeza kuba ibyeyi ryanjye, abashumba bakomeza kuba abashumba banjye. N'urugendo Imana izanyuzamo bakamurugerekezamo rwose babizi. Ndashimira Pastor Mary, inkingi y'itorero ikomeye, wahagaze mu bihe bigoye, mu gihe cyo gusenga n'umusenzi ukomeye cyane. Ibi byose biravuga, imihamagaro ivukira mu gusenga, ijwi ry'Imana ryumvikanira mu gusenga. Ibyo bintu byose nk'ibyo biva mu gusenga. Itorero ridahagarara n'itorero risenga, Imana zakabaye zipfira, hari imihamagaro igahapfira ari myinshi. Ariko ndashimira Imana ku bwawe Pastor Mary yuko ibi byose bishobora kuboneka kandi umuntu akabyumva akabisobanura. Imana ikumugisha. Ndashimira bwa nyuma umushumba Reverend Muhirwa, ufite umwihariko we nabivugaho kubera ko kuva akigera muri iri torero ngira ngo dusa nk'abahagereye rimwe ariko nyuma yanjye gatoya, ariko kuva hageze twagiye dukoranira hafi. Yagendaga office avuyemo nyijyamo, avamo nyijyamo. Nari umuyobozi w'urubyiruko, ariwe pasiteri w'urubyiruko.
amaze kugira umushumba w'itorero ngirwa umushumba w'urubyiruko, agizwe representant legal w'itorero ngirwa vice representant. Urumva uwo muntu hari ibintu byinshi muba muziranyeho, hari n'icyo avuze cyane gikomeye cyane mu murimo w'Imana mu buzima bwanjye. Rero ndagira ngo ngushimire kutigeze unyigizayo, kutigeze utsikamira mu gihe cyo byari bikwiye kuzamuka office uvuye mu rurembo rw'uruhande ngo reka nyishyiremo aho ukuriye cyangwa reka n'influence hajye mu wundi akomeza njya muri izo nshingano zose. Imana ikumugisha, warakoze ndabigushimira. Uyu munsi ndimo nsohoka mu bushyuhe bw'itorero ubu ngubu muri comfort, ahantu wakoreraga Imana, ahantu warukuzwe, ahantu warukunze, ibintu byose bimeze neza, bigenda neza. Ndagira ngo mvuge ngo nemeye gufata inshingano nshyashya cyangwa se challenge nshyashya, nemeye kwemera gutera intambwe kugira ngo Imana ikore icyo ishaka ko nkora, kandi mpavuye amahoro cyangwa se ngiye amahoro, ariko nanone mpasiga amahoro. Nanavuga iri jambo rivuga ngo, cyangwa se navuga ngo ahangaha ni mu rugo ngiye gukora umurimo w'Imana. It shall always be home. I will call this place home. I will always come back home. I will forever belong to this home. Zakomeza kuba hano, zakomeza kuhaza, zahakorera Imana, mu biterane nzageze se muri uko nasemuraga, zimbwiriza igihe biri ngombwa, nzenterane mu gihe biri ngombwa, ariko n'umurimo w'Imana ukorwe nk'uko Imana yifuza ko bikora. Dusoza rero, ndifuza guhamagara abashumba nageneye impano kugira ngo mbashimire kubw'uruhare bagize mu buzima bwacu. Kubera ibyo byo turimo turaza kwifotoza gusa, ntabwo turi buzihane mu ntoki, ariko uwo tuyigenera araza kwigira hino twifotozanye nk'ikimenyetso cy'urwibutso, cyangwa dufatanye ifoto y'urwibutso, ariko ye kuyifata turayisubiza hariya, ababishinzwe baraza kubidufashamo zigera aho zigomba kugera. Reka twakire Pastor Mary tumushimire imbere y'itorero. Cameraman ngira ngo araza kwigira hafi afotore gusa. Pastor Mary bikora aho turabujijwe Imana. Reka twakire Reverend Jennifer. Imana ikumbisha cyane, turakunda kandi turasaba Imana kugira ngo ukomeje gukoresha umurimo ukomeye. Twagize amahirwe tumaze kumenya yuko uyu munsi umubyeyi w'abashumba bacu bari bahari nawe, turavuga ngo ntabwo tutamuzirikana. Unyemerere twakira Apostle Gasabira tumuha impano. And now we want to honor the man of God. Turashaka gushimira Imana k'umugabo w'Imana, umukozi w'Imana, Reverend Muhirwa, twemerere
Last but not least, dusoza impano ya Bishop ntabwo twayifuza ko tuyizana hano kubera adahari, ariko twamuteguriye nawe impano igomba kumugeraho ahari, ndetse na mama Bishop turabakunda. And lastly, nyuma dusoza mwese twabagendeye twabateguriye impano nk'itorero, twafashe imwe yonyine, turavuga ntabwo turi bushobore kuba buri muntu wese, ariko turavuga ngo reka noneho tugenere impano imwe itorero. Dushake muri ba bantu bayiteruye haza umuntu ayidufungurire, ayishyire hano, ayereke itorero impano twabageneye nk'itorero. Mwese mwihute cyane mwidufungurire. Barimo bayifungura, turifuza kuvuga yuko nandita murabizi ko itorero riri mu bihe byo muri gahunda yo kugura hano hantu. Ni itorero rimaze igihe kinini cyane, twari twarakoze twaritanze amafaranga yo gufatanya kugura hano hantu, ariko ntitwayatanga yose ngo tuyamareyo. Twaratanze amafaranga $1.5 bitangaho $1,000,000, dusigaza amafaranga $500,000. Turagira ngo tubabwire ngo nayo turaza gusiga tuyatanze kugira ngo ahari aho tugiye kujya biramutse bitageze neza, ariko twe gusigara n'umwenda w'itorero ryo mu rugo. Bishobora kuba agahanda ariko ntibyange mu rugo aho tugomba kugaruka igihe cyose. Imana iraboneka cyane. Mwiterere gatoya. Ibi ni speaker cyangwa se electronic buffer. Nabizi ko hano bari rimwe na rimwe bari kugira ibibazo byatugoranye n'abasomezi n'abapasitazi. Imana ni kado nyuma y'itorero, ariko tunabiba imbuto tuvuga ngo Imana izadushoboreshe mu murimo izadukoresha, izaduhe n'ibyuma byo kuyikoreshereza. Imana ibahe cyane, turabakunda kandi tubifurije umugisha w'Imana. Thank you. Nene tapi cyangwa se konka koza gushyira kugira ngo Imana nahoze ndimo guseka cyane none akaya yuvuze no reka nagiye guseka. Uyu mugabo w'Imana yaratubwiye turi babiri, abati rero pastor Anita naramukabye mbere yuko ngiye nawe ukabyemera ndagiye, ariko wowe na Anita ni mu byaha ntawe uzajya nira Anita n'agase murekeye ati murekeye none turimo kurira kandi urarira uribiki sinakubwiye uzuka none urimo kurira kandi rero yarakubwiraga mu gihe yawe n'ibiki yagira musaba abashumba bazenguruke yagira ngo mbwire itorero yuko umunsi Tom azaba yabonye ahantu ho gukorera tuzabibamenyesha, niturangiza tugende tuhahagarare, niturangiza tumushyigikire duhagarare nawe. Ntabwo twebwe duhaye impano, ariko twebwe ntabwo turi mu impano ntabwo twamenye tumwizeza. Igihe twatumenye impano tuzamuhereza izamwereka yuko itorero avuyemo cyangwa se umubyara bahagararanye nawe. I promise yuko itorero zaga nawe bashite bizaza, tuzakora igisimba, tuzabyinira Imana kandi tuzabishyigikira. Sorry about abashumba ndaza gusoza basaba kugisha Imana ubuzima bwawe kugira ngo ibiganza. Mana Abraham, Mana Isaka na Yakobo, turagushimiye ubwa Pastor Tom na madamu Anita bakoreye umurimo hano kandi rwose bawukoze neza. Uwo mugisha Pastor Tom, umugisha Pastor Anita, ngomeze kubagirira neza rwose. Niwe wenyine uhama